ntago yitaye ku bipangu, nta nubwo yitaye ku mazu, nta nubwo yitaye kuri iyo myenda wambaye, nta nubwo yitaye kuri ayo mashuri yawe, yitaye ku bugingo bwawe. Kuko niba ari ikintu gishobora kubaza Imana, ubuze ubugingo. Bwiriza ukabushumbya itorero, ukaba uri umushumba ufite itorero, ariko haza abasinzi abantu banywa inzoga iwawe ukazibagurira. Kubera iki kintu udashoboye kunywa, ikintu utashobora kwiha mu muryango wawe ngo ukishyiremo kugiha abandi. Uwo mushitsi uje utumye ugura inzoga ni mushitsi iki? Nimurangiza muze kutuyobora. Ibi ndabivuga muri rusange kuko niba hari abashumba baduhagarariye, ari abavuga butumwa bahagarariye abandi, ari abaririmbyi bahagarariye abandi, ntibazajye bava mu mabuwate, bave mu myuka mibi, bagende bayobore ubwoko bw'Imana, ngo mugende muyobore abantu b'Imana. Uyu mwanya ndabivuga mbabaye ndetse cyane, murakabije. Iki nicyo gihe cyanjye, nawe nicyo gihe cyawe. Yesu araje ashyira ukuri ahabona, akarengane kawe Yesu yarakabonye, akira umunezero Yesu aguhaye, ukubera ibyishimo aho waririye amarira. Nahimbazwe, 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 oh, nahimbazwe. Reka mbifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe, ubwiza bw'Imana bukomeze kuba kuri mwe. Ndabasuhuje aho muherereye hose, abari Rwanda ndetse n'igota amasimbi, mwese yera ikomeze kubashyigikira cyane ndetse cyane. Wahisemo neza gukurikira nagase kuduhitamo kujwi ry'amahoro, isanamitima, ijambo ry'Imana, impuguro. Imana igumugisha. Wahisemo neza, Imana igumugisha kuri subscribe yawe duhaye. Imana ikwagure kandi Imana igushigikire. Mukati tugiye kuganira ku buhanuzi cyangwa se ku jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana tugiye kuganiraho na message ndaza gutambutsa, ariko ndizana neza ko byagenda kose Imana iri mu kazi. N'amagambo nzanye uko Imana mpaye kuzana avuga ngo ibyo mubivana hehe. Ibyo mubivana hehe ko mbona ko Imana irimo irababara ibabazwa nuko hari ibintu bimwe bisa nkaho mwihimbiye kandi bitariho, bitari mu mategeko y'Imana. Tugiye kuganira, iki ni ikiganiro tugiye gukora, ndabizi neza ko gishobora kubabaza abantu, ariko ntimuzajye murava mu kabare, ntimuzajye murava mu mabuwati, nimurangiza muze kutuyobora. Ibi ndabivuga muri rusange kuko niba hari abashumba baduhagarariye, ari abavuga butumwa bahagarariye abandi, ari abaririmbyi bahagarariye abandi, ntibazajye bava mu mabuwate, bave mu myuka mibi, bagende bayobore ubwoko bw'Imana, ngo mugende muyobore abantu b'Imana. Uyu mwanya ndabivuga mbabaye ndetse cyane, murakabije. Nicyo gihe cyo kugira ngo tubabwize ukuri, kugira ngo nibire wenda Imana yabahagararaho ikabahindura. Kuko ntabwo turano ngo tubatera amabuye ngo tubasenye, ahubwo tuvuga ngo nimuhinduke rwose, mwiyeze, kuko icyo Imana ishaka, irashaka kugira ngo umuntu wese abuwejejwe mu dini arimo. Ubwo rero tugiye gusenga Imana, ariko ngira ngo mbabwire ngo ibyo bintu mwabikuye hehe.
kugenda ukabwiriza, ukaba ushumbya itorero, ukaba uri umushumba ufite itorero, ariko haza abasinzi, abantu banywa inzoga iwawe ukazibagurira. Kubera iki kintu udashoboye kunywa, ikintu utashobora kwiha mu muryango wawe ngo ukishyiremo kugiha abandi? Uwo mushitsi uje utumye ugura inzoga ni mushitsi iki kandi utazinywa? Ngo ndazigura ngo ariko mwebwe ntabwo wihanisha inzoga, uhagarika abazinyweye mu rusengero kandi nawe urazisengera. None se wowe waba utandukaniye hehe na wa wundi uzinywa, nanga se na wundi uzipima ariko atazicuruza? Wa wundi uzipima azicuruza ariko atazinywa, mutandukaniye hehe? Ariko ntimwabyatura nk'icyaha. Ndetse n'iyo uri gusenga uravuga ngo muno hari umuntu wasengeye ibisindisha, bakaba babihanura, ariko wowe ukaba utagira gute, utaza ngo ubyihane nk'icyaha wakoze. Niyo mpamvu mwe abaririmbyi mwe muzarimbuka, niyo mpamvu mwe abashumba mwe mugiye kurimbuka, muzi ngo mushumbye intama murashumbye, ariko namwe ubwanyu mufite urubanza ijuru ririmo rirabarega rukomeye mwanze kurebaho. Birakwiriye ko rero muhindukira rwose, mufate umwanya mwitekerezeho kandi mubwire mwuko Imana bagarukeho bundi bushya, kuko mwaratannye. Muragenda mukamagana amahoteli, ngo amahoteli abagamo abadayimoni, amahoteli abamo abazimu. Ariko iyo bagiye kubaryamishamo, iyo mwagiye ahantu runaka, nimwe bajya kubakirira kandi bakabaseriva ari bari abantu bakoramo. Ariko byagira nyuma mukavuga ngo nyine ngo kubera ko ngo kubera iki ngo amahoteli mu madayimoni. Ibyo mwabikuye hehe? Mwe murava mu bazimu, nimuraza muze muyobora intama, nta kibazo. Muvuga ibyo mushaka, nta kibazo. Mu guhagarika abana ngo yakerewe ku repetisiyo kandi ari mu kazi, yaje yakerewe ngarananiranye. Twumvikane, mwabashumba mwe, mwabavuga butumwa mwe, mwabaririmbyi mwe, ndagira ngo mbabwire ngo ijuru si akarima k'igikoni. Ijuru ntabwo ari icyangombwa cy'ubutaka ngo abantu bagira iyo bazakigabana. Ijuru ntabwo ari umutungo wimukanwa wawe bwite. Iri juru dukorera, iyi Mana dusenga, mureke tuyikorere, tureke ibintu by'uburyarya, mureke ibintu byo kwiyoberanya, mureke ibintu byo kwishushanya. Wowe urimo kuvuga ngo Imana imbabarire, bakakwatuza ngo kugendana n'abanyamahanga. Abanyamahanga ni abantu badakijijwe, bataramenya Kristo neza, ariko murakorana. Wamuruka mwatuza ngo nabyihana, erega nawe akavuga ngo Imana imbabarire. Muzi ko mwaba Kristo mwe muri creating ibyaha, muzabazwa ku munsi w'imperuka, kandi mukaba mutazi ko mwabikoze. Ibyo byaha bikaba bizabarimbuza, ukihana ibintu byose, ariko byaha bagiye bakriyetinga barema bikazakurimbuza. Kugenda n'abantu badakijwe se ni ryari mutazagendana? Ahubwo niba mukorana mu kazi, ubu se abantu bose mwabyirukiye rimwe barakijijwe? Ntibakeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Aba bashumba mube maso, baririmbyi, bavuga butumwa mube maso. Dufite abavuga butumwa muri rusange. Nje hari ibintu birimo kumbabaza, wabona umuvuga butumwa akihanisha mu rusengero rw'iwabo, akihanisha wenda
iri dini, aya madini murayumva, reka ndivugeho muraryumva. Bajyaga bihanisha ngo wambaye ipantaro, usanga umukobwa baramwatuje ngo yambaye ipantaro, iyi pantaro ati wambaye ipantaro kandi iyi pantaro wambaye ni icyaha, nawe ati Imana imbabarire, ihane waradefirije, nawe ati Imana imbabarire, wapfumuye amatwi ufite amaherena, nawe ukaja hati Imana imbabarire, ukamwatuza ati wasengereye ibi inzoga warazisengeye, nawe ati Imana imbabarire. Uragiye uravuga ngo abantu mwagiye gusengera mu dini runaka ntaraza kuvuga, hanyuma turabahagarika. Ubu ngubu dufite umuntu ushobora kujya mu basilamu akajya kubamo umushyitsi, ni urugero, bakavuga ati masilamu wagiye kwenda y'iki, nanga makatolika wagiye kwenda y'iki, ko abantu bajya mu bakatolika mwagiye kwenda y'iki, bimeze bite? Kandi Bibiliya avuga ngo nta torero, Yesu ubwo azaza gucungura itorero ni njyewe, naho ziriya nsengero ni amadini. Yesu ntabwo azaje kureba amadini, izi nsengero muri kubaka, muri gusiga, ntabwo Yesu azaje kureba ziriya nsengero, azaza kureba iki? Itorero. Kandi itorero ni wowe, itorero ni njyewe. Buriya hari ibintu abantu turema, kandi ibyo turemye bikaba byo bitari bikwiye. Uyu muvugabutumwa ashobora kuva ahangaha, njye byarantangaje kubona umubiri arambabaza kubona umuvugabutumwa ashobora kuva ahangaha wenda mu majyaruguru, ADEPR yo mu majyaruguru, cyangwa n'indi torero ariko ryo mu majyaruguru, akajya i Kigali. Yarabwirizaga ngo gusiga inzara ni icyaha, akabyatuza abantu ku kanisa, akabyatuza ati gusiga inzara ni icyaha. Atariko iyo misatsi yanyu mwashizeho bimeze bite? Ababyeyi bakihana, abandi bakaba bahagarika ati twabonye yambaye ipantaro, twabonye rwose ati arakabije yambaye ipantaro agenda mu nzira, ati none rero ati niyihe natengeneze, ati noneho rero kandi aya maherena ni mabi. Hari abandi bavuga ati isombe yaguca umujute, hanyuma imodoka yaguca umujute, igipangu cyaguca umujute. Birababaje kandi biteye agahinda. Buriya mube maso, ikintu Imana yitayeho ntabwo yitaye ku bipangu, nta nubwo yitaye ku mazu, nta nubwo yitaye kuri iyo myenda wambaye, nta nubwo yitaye kuri ayo mashuri yawe, yitaye ku bugingo bwawe. Kuko niba ari ikintu gishobora kubaza Imana, ubuze ubugingo. Wabura ibintu Imana ikavuga ati nta kibazo ubugingo bwe ndabufite. Wabura akazi, Imana ikavuga ati saba nta kibazo. Wabura abana, Imana ikavuga ati njye wabamuhaye nzamuha abandi. Wabura iki? Yego, ariko ubugingo, ibyo bibabaza Imana, bibabaza Uwiteka, bibabaza Yesu. None aba bantu iyo mugeze mu yandi matorero, mu yandi madini, mukaba mutabwiriza muvuga ngo ibyo ni ibyaha muri ya torero mwavuyemo. Iyo mugeze i Kigali, umwuka uri Musanze, umwuka uri mu ntara runaka, iyo ugeze i Kigali umwuka urahinduka. Uwo mwuka urahinduka. Cyangwa muhita muvuga ngo yaratubwiye ngo tuziyarurira, iratubwira ngo tuzarya amafiriti, tuzarya inkoko, tuzambara, tuzagira gute.
niho abantu bese mupfiriye, abahanuzi n'abakina bashumba niho mushiriye, bakagoreza kositime hanyuma iyerekwa rikabura. Kandi ntimuzi ko ayo makositime yanyu arimo imitongero mibi cyane ituma mwumva mutanezerewe mu buryo bwose bushoboka, mukumva nyine nta byishimo mufite. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi Mana dukorera tuyikorera ihibereye, tukabwiriza ihibereye, tukabatiza ihibereye, ibyo dukora byose tukabikora ihibereye. Igitondo kimwe rero izabwira ngo nimumve imbere mwayivume mwe sinigeze mbabona. Rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo umuntu we abe maso kandi ube uwejejwe mu itorero asengamo, abe uwejejwe mu kanisa asengamo, akora ibyo gukiranuka. Naho ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo uzajyanwa mu ijuru n'imirimo, uzajanwa mu ijuru no gukiranuka. Gukiranuka ku mafaranga, gukiranuka ku magambo, gukiranuka ku mutima, gukiranuka mu bujyanama, ibyo bizakujyana mu ijuru. Ariko ndagira ngo ubwenge ntabwo uzajyanwa mu ijuru nuko watanze amaturo menshi. Ushobora gutanga amaturo kudakiranuka, ushobora gusenga cyane ariko udakiranuka. Icyo Imana ishaka rero, irashaka kugira ngo ukiranuke mu bintu byose, kuko hari ibintu bikabije ndi kuvuga. Buriya hari igihe abashumba rimwe na rimwe bashuka intama. Gutanga uzabona umugisha, ibi biraje. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu byose byo gutanga ntabwo ari byo bizatuma umuntu abona ubugingo, abona ijuru. Ijuru rirakorerwa. Ijuru rirakorerwa. Ntabwo ibya cumi n'amaturo bizaguhesha ijuru, cyakora bizaba imirimo myiza. Cyakora bizaba imirimo umuntu yifashisha. Cyakora nabyo bizaba bimwe mu mirimo umwana w'Imana yakoze, ariko si byo bizaguhesha ijuru. Buriya niba ari ikintu gikomeye kibaho, ushobora gusanga umwana wa pasiteri ari kwiga i Burayi. Umwana wa pasiteri akaba ari ufite akazi runaka, turabyemera. Hanyuma abana bari mu rugo nka babiri, wowe ukagenda ukavuga ngo aba bana babiri basigaye mu rugo ndabishyurira, nsabira umugisha. Nakavuga ngo umugisha ngo urawakiriye. Nyamara umugisha ntabwo utangwa n'umuntu, umugisha utangwa n'Imana. Cyakora nawe ukwifuriza mu gihe wakoze ibyiza. Ariko hari igihe ushobora kuvuga uzi ngo ukoze ibyiza kandi udakoze byiza. Uti gute? Pasiteri ntacyo abuze, abana be bari kwiga, bizinesi biragenda, ibintu biragenda. Wagera nyuma aho kugira ngo utarebye no kumuturanye nanga muri famiye yawe umwana wavuye mu ishure ngo namwigisha umwuga, ngo tujye kuri abana ba pasiteri kandi bashoboye, isashoboye. Ugasanga uhaye umuntu imodoka kandi afite indi ngo ni kado. Ugasanga uri umuntu kositime kandi amakositime afite menshi. Gukora ko yabwirije neza, kora ko yahanuye. Ni byiza ushobora kubikora.
ariko se waba warebye neza ko mu kanisa hari n'umuntu umaze igihe akora umurimo ariko akaba nta kote afite nawe yaryambara bikamubera? ndagira ngo ibyo ngibyo mukora byose muzarimbuka. ntabwo mubikora kubera ko mufashijwe, ni ukugira ngo babarebe. muzarimbuka rero, muzarimbuka kandi muzasha. Imana ishaka agasuzuguro k'abadayimoni kinjiye mu madini, kinjiye mu matorero. aka gasuzuguro Uwiteka karimbure, kuko karakabije cyane. none se usanga mumbone mvuge gutya, murabizi ko ADEPR ni itorero ry'umwuka. ubundi Cyangugu niho hatangira ubuhanuzi. ubuhanuzi bwatangiriye i Cyangugu. ku batabizi murabyumve, ibintu byo guhanura byatangira ahantu bita i Cyangugu, Bweramvura cyangwa za Rwimbogo hirya. ariko uko umwuka w'Imana yagiye aba mwinshi, yagiye inaha ngaha yagiye atangira kujya mu bantu, ariko yari yaraje guhanura. niho byatangiye, ariko umwuka w'Imana yari yaraje. natwe tuba turahanuye, tuba tugize gute, tugira inshingano. ariko icyo ndi kubabwira, ushobora kwibaza impamvu umuntu ashobora kuva muri ADEPR akajya kubwiriza muri Zion Temple. ho biremewe ko babwiriza imisatsi, gusiga amapantaro, nta kibazo, barabyemerewe. ariko umuntu akazava muri ADEPR yihanishije abantu bambaye amapantaro, yaba ari kubwiriza muri Zion cyangwa n'ahandi, mbare ko nkoresheje gutyo ndiseguye, akaba atabivugaho, ko atavuga ngo ayo maherena, iyo minwa mwasize amarebero, izo nzara mwasize n'imisatsi muvaneho, ntabwo abibwiriza. none se iki cyaha kiba kimwe kiba iki cyaha kiba ku idini ryanyu, ku idini ryanyu, ahandi ntikiba icyaha. mumbabare munsubize iyo ngingo, muyinsubize. ntabwo turaza kumvikana aho ngaho. rero n'abakristo mwe mugiye kujya muri gihonomu mwese, mugiye kurimbuka mutazi ikibarimbuye. muzi ikibarimbuye? kubura ubwenge no kutareba kure. umushumba ari kubabwira ngo ntimugakererwe mukabyitabira cyane, ati nimukererwa muzahanwa, mugasakuza ati rwose tugomba kuzinduka. ariko Imana yababwiye ati ndabashaka ibi mubireke, mukayitera ishoti, mukayitera umugongo. kandi muze ko na mushumba nawe ari Imana imuyoboye, yashaka yamuvanaho, yamukuraho, yashaka yakomeza kumushyigikira. ariko twanze agasuzuguro k'abadayimoni mu nzu y'Imana. ADEPR Imana ntiri kubabona, Imana ntibabona, ADEPR ntabwo iri kubabona. mukenyereye ku byaha, mukenyereye ku byaha. Imana ibafashe. kandi ibi bintu babwiye, nimudahinduka ibihe bizababera bibi, ntabwo bizababera byiza. mwuka w'Imana afite agahinda ku bwanyu. muhinduke rwose, ko nacyo Imana ibashakaho. murabwirwa ngo ibi ni ibyaha, murabwirwa ngo ibi ni ibyaha, murabwirwa gutya na gutya, ariko bigiye kurangira amapantaro muzajya murayambara, muzayambara iki byose. kandi Bibiliya ivuga ngo mumere nk'uko mwari muri mugihamagarwa. ariko se kubera iki mwihanisha abantu amapantaro, mukihanisha abantu gusuka,
mwajya kubwiriza ahandi bibiri ko mutavuga ngo umwuka w'Imana wabakoreshaga ko tagira ahandi ngo ukore ngo babwire ngo ibi ni ibyaha. Rero mve babwire gukora Imana no kwibesha no kwikasira kwitera umwaku. Ibi bintu ndabivuga nshize amanga mpagaze nemye mvuga ngo ADEPR ntabwo Imana iri kubabona, muhindukire rwose. Ubusambanyi buri mu baririmbyi, ubusambanyi buri mu bavugabutumwa, ubusambanyi buri mu bahanuzi, ubusinzi buri mu baririmbyi, ubusinzi buri mu bavugabutumwa, ubusinzi buri mu bahanuzi. Nimba mbabeshya mwandike muri comment, namwe hari ibyo mubonesha amaso yanyu, ariko reka mbabwire ADEPR ya kera ni y'ubu biratandukanye cyane, biri diferanse. Musubire ku gicaniro. Utinya abantu babwira rero ngo bababwize ukuri ngo ibi ngibi bantu bakabiceceka. Ndibabwiye musubire ku gicaniro, mwongere musenge y'amasengesho abohora, kuko bikomeje kuba gutya ntabwo byaza gukunda, ntabwo byaza kumvikana. Abantu benshi reka mbabwire aya matora, aya madini muri rusange, mureke tuyasengere, mureke turire ku bwayo, kuko imyuka mibi niyo iri kuyagenga gusa. Aya madini yose imyuka mibi niyo kuyagenga gusa. 90%, 10%, 10% niho cyane kuza imyuka mibi iri kugenza amadini menshi, ariko 10% ni ya madini nyine. Nka muri cyagiye Eliya yavuze ngo hari Imana yabwiye Eliya ngo hari 7,000 itarapfukamira Bayali. Hari ba Ezebeli mu nsengero b'abagore, ba Ezebeli b'abagabo mu nsengero, abo ngabo barahari. So rero mureke dusenge, tubwire Imana itabara, tubwire Imana irengere. Bitabaye ibyo ngibyo murukurira ubusa muzarimbuka, kandi muzarimbuka murukurira ubusa. Rero Imana ibashigikire, Imana ibahagarareho muri inshuti nziza. Mwakoze kumva ikiganiro, hanyuma wandike muri komanteri, ese wowe ibi ngibi urakubona bimeze bite? Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Imana bamugisha, Imana ibambika imbaraga, kandi mwakoze ku biganiro byiza. Komeza gukurikirana ibiganiro byiza byacu tubagezaho mu izina rya Yesu. Amen.